yakunzwe na benshi yaba bato n'abakuze. Numwe mu bagabo bagatangaza isi yagize bazahora bibukwa. Babivuga neza ko umunyabigwi by'umwihariko mu muziki adapfa horaho. Imyaka 40 irashize Bob Marley atabarutse. Hari ku itariki ya 11 Gicurasi mu 1981 ubwo inkuru y'incamugongo yasakaraga ko Bob Marley umunyabigwi mu muziki umwami mu njyana ya reggae yatabarutse. Menya byimbitse amateka ya Bob Marley wanditse izina na n'ubu uvugwa ukagira ngo ariho wivugira mu bihangano bye ukagira ngo nibwo akiva muri studio. Umuziki ni umuti, umuziki ni ubuzima, umuziki ni byose mu isi, uwo muri bikomere by'umutima ugatera akanyamuneza. Umuziki wubatswe kuva kera, benshi bawunyuzemo baramenyekana nka Rujindiri wamamaye mu njyana ya gakondo y'u Rwanda. Umuziki w'ubutumwa ukomoka ku mugabane wa Amerika by'umwihariko y'amajyepfo w'injyana ya reggae, uyivuze n'uvuga izina Bob Marley waba wabyishe. Uyu mugabo imyaka ibaye 40 atabarutse. Kuri uyu munsi Story House kaba yaguteguriye amateka yaranze ubuzima bwe bwose. Yamamaye nka Bob Marley, umuhanzi w'icyamamare wamenyekanye ku isi yose bitewe n'ubutumwa bufasha abakurikirana ibihangano bye yatangaga mu njyana ya reggae ikunzwe n'abatari bake mu bice bitandukanye by'isi kugeza n'ubu. Amazina ye bwite yitwa Robert Nesta Marley, yavutse ku itariki ya 6 Gashyantare mu mwaka 1945 mu gihugu cya Jamaica, aza gutabaruka ku itariki nk'iyi tariki ya 11 Gicurasi mu mwaka 1981 mu mujyi wa Miami muri leta ya Florida muri leta zunze ubumwe za Amerika. Bob Marley numwe mu bahanzi bubatse amazina akomeye ku rwego rw'isi legend, kugeza na n'ubu niwe muhanzi uzwi kurusha abandi washoboye guteza imbere no kumenyekanisha injyana ya reggae, akaba ari n'umuhanzi wa mbere mu mateka washoboye kugurisha CD nyinshi z'indirimbo mu njyana ya reggae. Nyina wa Bob Marley ni Sindera Marley, umwirabura w'umujamaika kazi, akaba yaramubyaye afite imyaka 18 y'amavuko. Naho se Narvan Marley akaba ari umuzungu w'umwongereza wavukiye muri Jamaica, yari umusirikare ufite ipeti rya kapiteni, we yari mu kigero cy'imyaka 50. Usekuru wa Bob Marley ni Albert Thomas Marley, nyirakuru ni Ellen Bromfield. Sindera Boka Marley nyina wa Bob Marley bivugwa ko uyu muryango wabo ukomoka mu Bayahudi wo muri Syria baje baturuka mu Bwongereza mbere yo kujya gutura mu gihugu cya Jamaica. Ababyeyi ba Nerver ngo nibanejejwe no kubona umuhungu wabo acudika n'umugore ufite uruhu rwirabura. Mu bwana bwe ntiyashimishijwe no kutabona se hafi ye kuko afite hagati y'imyaka 5 n'itandatu, nibwo se yamujyanye mu mujyi kugira ngo amushyire mu ishuri. Nyuma yo kumara igihe atamenya amakuru y'umwana we, nyina wa Bob Marley yamusanze mu mahanga wa Kingston, aho yari yarahawe umukecuru yafashaga mutuma. Iyi niyo yabaye inshuro ya nyuma Sindera yabonaniyeho na Narvere, ahita mwambura umwana we. Mu gihe cye cy'ubugimbi Bob Marley yavuye mu buzima bw'icyaro butari bumworoheye ajya gushakisha ubuzima mu mujyi wa Etrange Town muri Kingston. Ahageze yahamenyaniye na Nilver Livingston wanitwaga Bunny Wailer na Winston Haba Emstonch unitwa Peter Tosh, bafatanyije guhimba no kuririmba. Mu mwaka wa 1962 ku myaka 17 y'amavuko nibwo Bob Marley yasohoye indirimbo ye ya mbere yitwa Judge Not, bisobanura ngo nugaca urubanza. Muri iki gihe indirimbo ze nizakunzwe cyane, ariko ntibyamuciye intege, yakomeje gushyira ingufu ze mu buhanzi. Mu mwaka wa 1933 afatanyije na Junior Briefwave, Peter Tofu na Bunny Wailer bakoze itsinda bise Wailers, bisobanuye ababibyi. Bashoboye gusinyana kontra na Studio 1 mu mwaka wa 1934, bikaba byaraborohereje gusohora indirimbo zabo. Nyuma yo gushyingiranwa na Rita Anderson mu mwaka wa 1936, Bob Marley yasubiye gushaka nyina wari waramaze gushaka na undi mugabo wo mu Jamaica witwa Boka, bakaba bari baragiye gutura muri Amerika. Bob yashatse akazi ko gukora muri hoteli yitwa Depot, ariko nibyamubuza kubibangikanya no kujya yandika indirimbo. Kuba nta muterankunga bifitiye ubushobozi yari afite kugira ngo amufashe mu icuruzwa ry'ibihangano bye, indirimbo ze nizagurwaga ku buryo bushimishije. Kubwizo mpamvu Bob Marley byamuteye ubukene ku buryo kuba mu mujyi n'umugore we Rita ndetse n'abana babo babiri Sidera na Ziggy byamugoye. Ibi byatumye asubira mu cyaro aho yavukiye mu mwaka wa 1937. Namikora hagije mu mwaka wa 1939 Bob Marley yongeye gusanga nyina muri Amerika.
ahageze yashatse akazi ko gukora mu ruganda rukora ibijyanye n'amamodoka rwa kuri. Umugore we n'abana nyuma baje kuhamusanga. Imwe muri albumu ze zamumenyekanishije ikanagurwa kurusha izindi niyo yise No Woman No Cry, aho iyi ndirimbo No Woman No Cry irimo ubutumwa buhumuriza umugore uba mu buzima bubi no guhohoterwa. Ubuzima bubi yanyuzemo ntabwo bwamuciye intege. Tariki ya 3 Ukuboza mu mwaka wa 1976 Bob Marley yararusimbutse i Kingston mbere ya konseri yaragiye gukora. Abantu 6 bafite intwaro bamutegeye iwe bamurasa isasu ryamufasha ukuboko, irindi mu gituza, mwitako, irindi rikomeretsa umugore we Rita mu mutwe ariko niryamuhitana. Don Taylor umunyamerika wamufashaga mu bya muzika manager nawe yarashwe amasasa 6 aramukomeretsa. Uwashoboye kumenyekana muri aba bagizi ba nabi harimo Jim Brown. Iminsi nyuma yuko ibi biba, Bob Marley yitabiriye igitaramo i Kingston. Umwe mu banyamakuru amubajije impamvu yaje nyuma y'igihe gito agiriwe nabi, yaramusubije ngo niba abantu bagerageza guhungabanya isi bataruhuka ni gute jya ushaka kuyigira nziza naruhuka. Amagambo yarangaga Bob Marley yari yiganjemo asakaza amahoro n'ubumwe ku isi. Hari naho yagize ati wiharanira gufata iby'isi ngo ubure ubugingo, ubwenge buruta zahabu n'ifeza by'isi yose. Ku iherezo ry'ubuzima bwe, Bob Marley yayobotse idini y'aba orthodoxi bo muri Ethiopia. Bob Marley yifuje gusoreza ubuzima bwe muri Ethiopia ariko ntibyashobotse kuko yaguye Miami ku ya 11 Gicurasi mu mwaka wa 1981. Yashyinguwe ku wa 21 Gicurasi muri paruwasi yavukiyemo ya Mutagatifu Anne, aho uyu muhango witabiriwe n'abantu benshi. Bob Marley yagiye afatwa n'abantu mu bihe bitandukanye nk'umuvugizi w'abatagira kivurira. Yashatse kugaragaza uburyo amateka birabura yacuritswe. Abana ba Bob Marley bazwi ni 11, harimo 5 yabyaranye n'umugore we Rita, harimo 2 batarabe. Umukobwa we mukuru Imyaka wavutse ku ya 22 Gicurasi mu mwaka wa 1963 ntiyigeze amwemera, akaba yaramubyaranye na Sherry Marley. Nyuma yo gushakana na Rita, Bob yakiriye umwana witwa Sharoni amurerana n'abana be. Bamwe mu bana be babaye abahanzi nka se harimo Kaiman Marley, Damian Marley, Ziggy Marley, Julian Marley, Rohan Marley we yabaye umukinnyi wabigize umwuga mu mupira w'amaguru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngaya amateka rero y'umuntu bakunze kwita kari Rasta ku mutima, warangwaga n'urukundo, amahoro ndetse akavugira n'abadafite kivugira. Iyi ni Story House, nge na Lidiane Mahirwe, kandi subscribe tujye dukomeza kubana. Imana ikomeze kubarinda cyane.